kuvuka mushumba ubenjeye mujye kwa amafaranga mujye mu Kristo yasaba wewe umushumba arikuhe n'izi mpano zikora kuko Imana yahagurukije impano zikayizima. Haleluya. Harimo abacoga bamwe, harimo abakata, harimo abazi gupima, harimo abazi kumenya uko bingana. Iyo umushumba yashatse kuba byose agwa muri fondasi. Zaburi ya mbere.
Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ibiganza twongere gusubiza mu izina rya Yesu. Turanezerewe cyane uyu munsi bwo kubana namwe hano RWIKUBO mu rwego rwa Ngoma, kandi tuje gufatanya namwe mu gikorwa cyo gutangiza inyubako y'urusengero. Twaje kwahesha umugisha kandi twaje no guhesha umugisha abamaze kugira ibyo bakora n'abazagira ibyo bakora gusa. Yesu ashimwe cyane. Kandi twaje no kubasura kugira ngo kwizera kwanyu guhumuriza kwacu no kwizera kwacu guhumuriza kwanyu, kubera aho tujya turajya mu gihugu cyo mu ijuru. Nyuma y'urusengero turi kubaka hari n'ubundi tuzateranira mu ijuru. Rero twaje kubabwira ko byacu bitagarukira hano gusa, hari n'izindi nzu Yesu yubakishije ibindi by'amatafari na sima. Yesu ashimwe cyane. Kandi ibyo yabyubakishije umubiri we, yabyubakishije amaraso ye, yabyubakishije ubuzima bwe muri twebwe, ariko aha tujyana ni heza. Ndabaza kuba intashyo z'umuryango, z'itorero, z'abayobozi dufatanije, ni iby'umugisha kubona ari abayobozi ku rwego rw'akarere twabanye, abayobozi b'inzego z'umutekano turi kumwe, abashumba ba hano muri paruwase, mu rwego paruwasi zitandukanye, abakristo ba hano, abashyitsi, ariko n'amakorali. Hano hari amakorali biba neza, buri wese yari barumva nayijyamo. Kubera nabayeho umuririmbyi imyaka myinshi, mbaho umucuranzi, mbaho umuhimbyi w'indirimbo. Rero iyo korali zaririmbye neza mpita nshaka gusubiraho. Yesu ashimwe cyane. Mu minsi ishize twari ku giterane cyaduhuje n'abapantekote baturutse mu bihugu bigize umuryango Kiamuka, harimo u Rwanda, harimo Kongo, Burundi, Uganda, Tanzania, Sudani y'Epfo, Ethiopia, Kenya. Amatora pantekote yajajwe n'abamisiyoneri baturutse mu bihugu by'amajyaruguru y'Uburayi, kandi twe turi kumwe n'amatora ya pantekote muri Suwede, muri Finland na Norway. Bari abashyitsi bageza kuri 300 twabanye mu bihe bitandukanye mu masengesho, kandi twabasengeye. Rero n'uyu munsi baracyaduha intashyo nimuzakire mu izina rya Yesu. Mwene data umukozi Imana Rwasa nawe niwe yajemo akomeza kubana natwe. Ni umusaza uri mu myaka uramura nk'ingahe, ntaguke mu bwenge ubona nk'ingahe, rero mujye mura nk'ingahe. Mu minsi mike afite isabukuru y'imyaka yikubye kabiri ya benshi bari hano na gatatu. Hariho dusange ijambo ry'Imana mu mwanya muto. Turasoma mu gitabo cya mbere cy'ibyo ku Ngoma, ibice 17, umurongo wa mbere no tujye guheraho. Avuga ngo nuko Dawidi aganje mu nzu ye abwira umuhanuzi Natani ati dore jyewe mba mu nzu y'imyerezi, ari ibisanzwe kw'isezerano ry'Uwiteka bikaba mu ihema. Natani asubiza Dawidi ati kora umutima wawe ushaka kose, kuko Imana iri kumwe nawe. Umurongo wa 7, nuko ugira umugaragu wanjye Dawidi ati Uwiteka yingabafise ati nagukuye mu rugo rw'intama no mu bwungeri bwazo ubu umwami w'ubwoko bwanjye bwa Isiraheli, kandi nabanaga nawe aho wajyaga hose, harimbura abanzi bawe bose imbere yanjye, imbere yawe, kandi nzaguha izina rihwanye n'amazina y'abakomeye bo mu isi, kandi nzagerera ubwoko bwanjye bwa Isiraheli ahantu babashinge bahature, habe ahantu habo bwite, be kuzimuka ukundi, kandi abanyarugomo ntibazongera
kubaburabuza ubwa mbere. Nko mu gihe nategekeye abacamanza gutwara ubwoko bwanjye bwa Isiraheli, nzajya ncogoza ababisha bawe bose, kandi nzakubwira yuko Uwiteka azakubakira inzu. Umurongo wa 11, kandi iminsi yawe yo gusanga abasokuruza nigera, nzahera ko mpagarike urubyaro rwawe uzungure umwe wo mu bahungu bawe komeze ubwami bwe, uwo ni we uzanyubakira inzu, kandi nzakomeza ingoma y'iteka ryose. Nzamubera se, nawe azambera umwana, sinzamukuraho imbabazi zanjye nk'uko nazikuye kuba kubanjirije, ahubwo nzamubesha mu nzu yanjye no mu bwami bwanjye iteka ryose, kandi ingoma ye izakomezwa iteka ryose. Ayo magambo yose nuko kwerekwa kose niko Natani yabwiye Dawidi, uvuge amen. Ibice 22 aha Dawidi yiteguraga byo kwa rusengero, ariko umurongo wa 5 aravuga ngo Dawidi aravuga ati umuhungu wanjye Salomo aracyari muto ntarakomera, kandi inzu igiye kubakirwa Uwiteka ikwiye kuba icyubahiro cyinshi, ikamamara igahimbazwa mu bihugu byose. Nicyo gituma biri kwitegurira, nuko Dawidi yitegura byinshi cyane ataratanga. Mu wa 11, none mwana wanjye Uwiteka abane nawe, ujye ubona umugisha, wubakire Uwiteka Imana yawe inzu nk'uko yabikuvuze. Cyakora Uwiteka aguha ubwenge no kumenya agutegekesha Abisiraheli, kugira ngo witondere amategeko y'Uwiteka Imana yawe, uko ariko uzabona umugisha n'witondera gusohoza amategeko n'amateka y'Uwiteka yategetse bose mu byo ku Bisiraheli. Komera ushikame ntutinye kandi ntukuke umutima. Umurongo wa 19, none mushyire umwete wo gushakisha Uwiteka Imana yanyu umutima n'ubugingo, nuko rero nimuhaguruke mwubake urusengero rw'Uwiteka Imana, kugira ngo musanisane ku isezerano ry'Uwiteka n'ibintu byera by'Imana mubishyire mu nzu igiye kubakirwa izina ry'Uwiteka. Umurongo wa 20, ibice 28, maze Dawidi abwira umuhungu we Salomo ati komera ushikame uzabikora, ntutinye kandi ntukuke umutima, kuko Uwiteka Imana ariyo Mana yanjye izabana nawe, izagusiga izaguhana kugeza aho imirimo yose ibizakoreshwa mu nzu Uwiteka izarangirira. Kandi dore hariho n'ibihe by'abatambyi n'Abalewi by'umurimo wose w'inzu y'Imana, kandi mu murimo w'ubwoko bw'uburyo bwose uzaba ufite umuntu w'umuhanga ukunze wese wo gukora umurimo wose, kandi n'abatware n'abarubanda bose bazahora biteguye kukumvira rwose. Ibice 29, umurongo wa 1, umwami Dawidi abwira iteraniro ryose ati umuhungu wanjye Salomo w'Imana itoranije wenyine aracyari umwana, ntarakomeza intege, kandi umurimo urakomeye, kuko iyo nzu y'inyumba izaba y'abantu, itazaba y'abantu, ahubwo izaba iy'Uwiteka Imana. Muvuge ngo amen. Mureke dusohoreze ahandi hamwe mu rwandiko rwa mbere rwanditswe na Petero, ibice 2, umurongo wa 3 bavuga ngo niba mwarasogongeye mukamenya yuko umwami wacu agira neza, nimumwegere, niwe buye rizima ryanzwe n'abantu, ariko ku Mana ryaratoranijwe ry'igiciro cyinshi. Namwe mubakwe nk'amabuye mazima, kugira ngo mube inzu y'umwuka n'ubwoko bw'abatambyi bwera bwo gutamba ibitambo by'umwuka bishimwa n'Imana kubwa Yesu Kristo. Kuko mu byanditswe harimo y'amagambo ngo dore ndashyira muri Siyoni ibuye rikomeze kuruka, ryatoranijwe kandi ry'igiciro cyinshi, kandi uryizera azakorwa n'isoni. Uvuge amen. Yesu ashimwe cyane. Ndumva nshaka kubabwira mu mwanya muto cyane ibyo Uwiteka yashyize ku mutima wanjye kugira ngo tujye kubaka.
igikomeye yashyize ku mutima wanjye ni ukwibutsa ko kuganira kubaho ubuzima buhesha Imana icyubahiro cyangwa se no kuganira gukora imirimo ihesha Imana icyubahiro bihesha umugisha. Haleluya. Kugambirira mu mutima bega utaranabikora wabigambiriye umuntu wagambiriye kuza hano aje ku icyubahiro cy'Imana kubwo kumvira kuko yumva bigize imbere y'Imana. Gusa ukibigambirira utaranagera hano kubigambira no kubikora bihesha umugisha. Kandi uyu mugisha ni umugisha uza mu muryango, ni umugisha ugera mu gihugu, ni umugisha ugera ku badukomokaho, bihesha kurama, bihesha imbabazi, bihesha kwisanga bahindutse ububyaro bw'Imana. Bega kugambira kubahisha Imana bihesha umugisha mu buryo bwose. Yesu ashimwe. Nubwo uyu munsi tuza kwibanda kuri Dawidi, ariko iyo usomye mu bice bitandukanye ubona ingero zitandukanye z'abantu bubahishije Imana igakora ibidasanzwe kuko bayubahishije, kuko bahisemo kuyubahisha, kuko bafashe icyemezo cyo kubahisha Imana. Kandi ni nacyo Imana yatwemereye. Imana yatwemereye kuyubahisha. Urabona Abrahamu, ijambo ry'Imana rivuga ngo Abrahamu amaze kumvira Imana mu gihe Imana yibwira ngo jya kuntambira umwana, ngaramujyana ajyanye Isaka yagiye kumutamba, Imana ireje uko kuyumvira, uko kuyubaha nubwo atari yamutanze. Bega yaramujyanye, Imana ireba umutima afite wo kuyumvira, iravuga ati Abrahamu kugira nabi kubera ko yumviye uzaba hari icyo uzaba. Yesu ashimwe. Kubera ko yumviye hari icyo uzabona, kubera ko yumviye uzabwiza abantu bari hano yo gusenze. Tujya tuvuga ngo Imana ya Abrahamu kuki tuyisenge? Nuko Abrahamu yumviye Imana. Kumvira Imana rero bihesha umugisha. Babyeyi hano iyo wumviye Imana uba ukoze ikintu kizagera no ku bana bawe, kizagera no ku buzukuru no ku buzukuruza, uba ukoze igishoro. Niyo mpamvu umunsi ku wundi dukwiye kwirinda ibikorwa ibyo ari byo byose birimo guhemukira Imana. Kwirinda ibikorwa byose birimo basabwa bageze mu gihugu kitari cyabo abanyagano, bahageze ngo hari ikintu bagambiriye. Ngo bagambiriye iki? Bagambiriye mbega bari batarahuba n'igihari cyacu cyose, nta kabura n'umurimo rya gaze, nta rwobo rw'intare, nta birego bya gagambi, ariko bagambirira mu mutima baravuga ngo twebwe ntabwo tuzahemukira Imana, twebwe ntabwo tuziyanuza, twebwe ntituzakora ibumva. Wa mubyeyi, wa mukobwa, wa musore we, wa mushumba we, wowe unyumva hari ikintu ukwiye gusenga ukakirema ukagisaba Imana, ukavuga ngo ndumva ashaka kubaho ubuzima budahemukira Imana. Nubwo navuga n'ibibazo, nubwo navuga n'ingorane, nubwo navuga n'ibindushye, nubwo navuga n'ibimvuna umutima, ukavuga ngo njyewe nzakomeza nizere Imana, njyewe nzakomeza ntiyange. Nubwo wawe ibyawe, nubwo wawe abawe, nubwo wakangwa n'abantu ukavuga ngo bazanyanga, ariko njyewe sinzanga. Kubera iki? Ndashaka gukomeza kubaha no kubahisha Imana, kuko abantu bose bubashe bakubahisha Imana, iherezo ryabo ryabaye umugisha kuri bo no kuba bakomoka. Haleluya. Dawidi rero twasomye ngo yicaye aganje. Ameze gute? Mwumva kuba aganje ngo yaramaze kurangiza intambara zose nta bibazo afite. Hari igihe ngo bamaze kumva kuwe neza. Kibabaza abantu ko hari yavuga neza yarabaho mu buzima bugoye, mbega kundikanya, yamara kubona aganje agahita akora ibyaha atakoze akabijyamo, agatangira guhemukira Imana. Yarabayeho ubushomeri, yabayeho nta muryango, yamara kubona Imana imugiriye neza, aho kugira ngo agambire kubaha no kubahisha Imana, agatangira kujya mu byangwa n'amaso y'Imana, agatangira guhemukira. Ariko ngo Dawidi aganje mu ngoyi. Haleluya. Ngaganje mu ngoyi ngo ngayibwira mu mutima, ngayibwira ngo abona we abantu mu nyumba. Abaye abahinzi bakora inyumba, bamugiye kubaka inyumba,
Haleluya. Amen. Mugiye kubaka inyungu. Habaho inzu, hakabaho n'inyungu. Gaganje mu ngoyi ngabona ngo wenda ba mu nyumba, reka ngabona Imana yo ngiba mu ihema. Yubaga mubabashe. Nta muntu muhanuye, nta buhiga afite. Reka hagiye tunaganira uko ibintu byiza, ari nk'umuhigo bafata Imana ngiye kubitanga nawe uzangire. Oya, Dawidi nta buhigo yari afite, ngo yamaze kubona ngo Imana imaze kubuha ihumura impande zose. Noneho ngo agambirira mu mutima ngo kubakira Uwiteka inzu ngizahesha Imana icyubahiro. Ngo maze bakavana isanduku yayo mu ihema ngakayizana bikaba muri ya nzu ngo yubatse. None hari kavuga ngo uyu mushinga sinawujyamo n'abashije nyirayo. Babibwiye Imana gahamagara Natani. Gambwira ati aho umushinga nagize wo kuyubakira. Shaka kuyimbariza mu bakubyemera. Iyo usomye iki gice Natani akimara kucyumva Yesu avuga ati rwose genda uko umutima ukubwira Uwiteka kumwe nawe. Ariko natashe yagiye muyerekwa hari ikiganiro kiri hagati ye n'Imana. Gambwira ati rero uyerekeye hose uyu Dawidi ntabwo nagusabye, nagiye mbana nabo, nagiye nimuka mu ihema mu bacamanza bose, ntawe negeza mbwira ngo nayubakire inzu, ntawe nabibwiye. Ariko aravuga ngo uyu impamvu biganira nayibonye. Haleluya. Nageze umutima wa Dawidi mbona impamvu agize uyu mugambi, agize uyu mushinga wo kunyubakira, mbona ni ukumpesha Imana, ni ukumpesha icyubahiro. Mbega guhera uwo mwanya Imana yemereye umushinga wa Dawidi. Haleluya. Imana izemera umushinga wose uzagira wavuye mu mutima ushaka kuzamura icyubahiro cy'Imana. Imana imushyigikira. Imana yamubwiye ati ariko rero ugende umubwire. Mbega na mbere yuko inyubako itangira, Imana ikimara kucyemera imuha amasezerano. Yamubwiye ati rero ubu iki kintu ukoze ntabwo ari umugisha wawe gusa, kiraboneka ku gihugu cyose. Ubu kigiye kubahesha umutekano, mugiye kuba ahantu hanyu bwite, baba bishe ntibazongera kubabuza na mbere. Mbega magana nubwo ayo mahoro, ariko uyu mugambi uzanye ihumure n'ituze ibihe byose. Ubu kubakira Uwiteka Imana inzu ukwiye kuzavamo. Haleluya. Bikwiye kumva umutima urahagaze, abikumva iyo bahindutse urubyaro rw'Imana, nubwo yaba atari mu Rwanda hazagera, azahasanga data, azahasanga Imana imubwira mu biganza by'umubyeyi. Azakurebera aho utabona n'amaso yawe, azabana nayo. Dawidi rero Imana iramubwira ngo bahindutse urubyaro rwanjye, kandi ikindi imuha isezerano ngo ntabwo nzabakuraho imbabazi zanjye. Ntabwo nzajya gute? Ntabwo nzabakuraho imbabazi zanjye. Kubera iki? Wagize umugambi wo kunyubakira, wagize umugambi wo kumpesha icyubahiro, wagize umugambi wo kubahisha izina ry'Uwiteka Imana. Icyane rero ushaka kubabwira ni uko kugambirira gukora ibikorwa byo kubahisha Imana bihesha umugisha. Ntabwo ari we gusa. RWIKUBO rero ndashaka kubatangariza ko ubu ngubu mufite amahirwe y'igishoro. Mufite amahirwe y'igishoro. Bari muzi ko ubu ngubu Imana ishatse iyi nzu mwabona mu cyumba gitaha yuzuye rimwe n'abayikoze. Rero ishatse mwabona yazamutse yuzuye kandi muri mwe nta muntu wayikoze. Ibishatse yazana abantu babiri bavuye mu kindi gihugu bakaza, bavuze miliyoni 600 bakaza miliyari kubakwa muri mwe nta muntu wayikoze. Ariko Imana kudakora ibyo ni uko ishaka uguhesha umugisha. Kubera ko Imana izademurisha mu byo dukora n'ibyo tugerageza gukora. Haleluya. Ndashaka gutangariza abantu muri hano mwese ko ubu ngubu uyu ni umushinga Imana yazanye ngo mwese muhumugishe. Mwese mugire gute? Mwese muhumugishe. Kandi ntabwo uzasaba igitandukanye.
nta n'umwe izasaba itamuhaye umuntu wese azagenda gusaba kugira ngo uhaye wowe kuganira gusa ko ari byo uzakora bari muzi ko buriya umugende utwara amazi haleluya n'ubanza kuyanywaho mbega umugende mubona wa mugende ugenda n'amazi aho bagiye kuvomera imyaka umuceri cyangwa wa mugende ugenda n'amazi ntabwo amazi yagera mu murima aho bagiye kuvomera wa mugende ntayo wabonye oya ntishoboka niyo mpamvu rero ubu ngubu iyi nzu ni Uwiteka Imana n'ibizayubaka byose yabifite ariko izabinyuza mu migende izeye haleluya kandi niwemera ko umugende uzatwara ibyari nawe ntabwo uzasigara mbega niwemere kuvuga ati rero negeze ngera ahantu nsanga bari kwishimira inyubako barangije nkasanga undi muntu ariko ati nawe ndahitanye kujya nanjye ngenda mbega akajya azeruka ajya hirya no hino kugira ngo azasanga irangiye agaruka yuzuye ntihazagire umuntu ugenda ngo azaga gutere kuzuye uzi impamvu iyo ugiye mu mugende wawe nta kizamo abashumba usanga kwitorera ahantu ayoboye nta bikorwa bihari ubu wiguhemukira abakristo bawe kubera ko hari ibintu Imana izana iwabo kuko ari imigende igiye kujya no mu bikorwa byabo hari ujyaho ni ukugira ngo hatagira uvunika hatagira gukora kuko ibyo dukora ni ibyayo n'ibyo dukoresha ni ibyayo n'ibyo tubamo ni ibyayo iyo twemeye ko umurimo tujya gukora mu wanyu duhinduka umugende haleluya Imana yo ifite ubutunzi bwinshi muri iyi si ifite ubutunzi bwinshi igenda inyuza mu mugende wacu ariko byanditse mu mugende wawe ugenda kugira gusigarana niyo mpamvu ubu ntabwo ushaka kuzuza iyo nzu kimeze nk'uko mwari mugeze ntabwo ushaka kuzuza iyo nzu uko giteye amazu bari mutuyemo gusa ntabwo ushaka kuzuza iyo nzu mukibere nk'uko mwari mubaye uko muyizamura ikavuga ngo igiye kuba etaje niba nta bantu hano basengera bakunze ama etaje murabona mu bakristo batangiye kuzuba mwowe batangiye kuzubaka uko muyavuga kugira ngo ijye parikingi ibindi murabona kubera ko ibyiza na hano ibinyuzi iwacu kandi ntabwo ibinyuzi iwacu n'inzira gusa igenda ibisigara iwacu Yesu ashimwe cyane rero niyo mpamvu Dawidi Imana yamubwiye ati rero tugambiriye ni byiza nubwo umukire ariko ugiye kukongeraho ibyo utagira hari ibyo utaba ufite ngiye kuzana hari n'ibyo utazabona bizajya ku bana bawe ubu rero hari ibintu Imana igishaka gukora ubu yajya kubikorera aba basaza abona n'ubundi ntabwo byamuryohera kuko ariko se ni umwana we ni umwuzukuru we njye navukiye mu muryango w'Abakristo hari ibintu Imana igikorera kabona ibyo bivuye ku masengesho ya mama mbega nkakuvuga ati ibi ngibi ntabwo ari ayanjye gusa ibi ntabwo ari ayanjye gusa kubera iki ba bana batoya ubona baza bari kubyina hano bari muri bature batangiye gusenga bagunda mama wabo byatangiye kwiyiriza batabisabye hari ibintu bijya biherekeza abo bana bikagendana nabo wewe uko utangira kuganira gukora ibyiza mu nzu y'Imana niko hari imigisha isa ntikuzeho gusa ikaba n'imigisha y'abagukomokaho ushaka gusoza kuvuga ibintu bike bisaba kugira ngo murangize uyu murimo icyambere ni ukumenya ko kubaka urusengero ariko dushyize hejuru icyubahiro cy'Imana kubaka urusengero nitwumve ko ari rwiko nitwumva twebwe itorero rya rwiko ngo mujye guca kandi matorero yasuzugura mujye muza kurega ni ukumenya ngo iyi nyubako tugiye kubaka ni ukubaka inzu ariko dushaka gushyira hejuru icyubahiro cy'Imana dushaka kumenyekanisha izina ry'Imana 22 inzu igiye kubakirwa Uwiteka ikwiye kuba y'icyubahiro cyinshi ikamamara igahimbazwa niko yababwiye abati rero
saba wacyari umwana acyari mutoya mwe gutekereza saba ahubwo gutekereza ko iyi nzu igiye kubakwa izaba ari inzu y'icyubahiro cyinshi kandi izatuma izina ry'Uwiteka rihimbazwa. Ni ukuzirikana ngo iyi nyubako tugiye kubaka icyo tugamije ni ugushyira hejuru izina ry'Uwiteka. Buriya iyo umuntu ageze ahantu inzu nziza ahita abaza kwanga ntabwo ugiye wabaho kandi ibyo bagera ahantu inzu z'amateka ari kwanga. Hari usanga inzu nziza ijya ahantu igahita ifata n'izina rya karitsiye n'izina ry'umuhanda n'icyapa. Sibyo mbega ukavuga ngo batumusiye kwagura mbega aho kugira ngo mbega utashi wawe wajya kuko umuntu utwaye amusiga ntabwo umuvugi wawe kuko we atanzwe ngamba ati urangeza kwagura yego nino ngaha ikigaga haba cyane ko bati batutuye atongeze kwagura kandi abageze kwagura kubera ko uwo muntu yubatse inzu yewe ukumva kwagura kahazi kandi urakutabuze. Yewe Dawidi nawe yari afite inzu nziza akumva ariko aho Imana iba ntihazwi usanga kwisezerana yindi ni mu ihema ntihazwi yumva ashaka ko hubakwa inzu. Haleluya. Hano kurwamagana abantu bajya batambuka bakayibona bakaba yari kwanga none abantu bakikiriza ati hari kwa Mana kandi kwa Mana none bavuga ko saka yabereye. Haleluya. Musabe mubace muyihubwiza muyizamure muyicyangombwa byose ku buryo abantu bazajya batambuka bacina kure bazajya bavuga ngo musiye kwa Mana. Abazajya bavuga ko iriya nzu ni iyiki bavuge n'iriya ni inzu yitiriwe izina ry'Uwiteka abantu bavuge ko rwose birahibereye. Niba harimo ari ingorane ni ukubona umuntu atuye mu nzu isa neza kubera umusengera asengera ariko mubabyiza mbega n'ubu gasanga hano hari umuntu usengera hano atuye mu nzu baba bakaba meza impande zose n'ibirahure birabagirana biramusanga hano umuntu utuye mu nzu isa neza kubera n'umusengera asengera igira intebe nziza kandi yajya mu rusengero akicara yihengetse. Iwe afite intebe yakiraho abashyitsi ariko yabona abashyitsi akajya kuzitira urusengero. Mbega Dawidi arabatoya oya ntabwo naba nzi aho yankuye ntabwo naba nzirikanye aho yankuye icyo yankoreye ngo nindangiza nicare ganje mu nyumba Imana y'isengerwa ikiba ikiri muri iriya hema ngomba gushaka uburyo yubakirwa inzu izatuma bari kure bayireba bakavuga ngo ni iy'Uwiteka Imana. Haleluya. Izatuma bari kure bavuga ngo iyi ni inzu y'Uwiteka Imana izatuma bavuga ngo mbese iyo Mana ni iyindi maze nkabatangariza urugendo agendanye natwe. Yesu ashimwe. Izatuma abantu bayibona bakavuga ngo iyo Mana yanyu ibahe mukayibwira ngo ni Imana iri mu ijuru ariko inatunze ibyo mu isi byose. Cyakabiri nicyo kugira ngo ni inzu yitiriwe izina ry'Uwiteka Imana nziza Imana ikunda ibyiza kuva aho yemereye gusengerwa mu rusengero ikabyemera iyo tuyisengera ahantu habigabikaye rero kuva aho ibibereye iyo tuyisengera ahantu habigeze kureba muri hagari kane yegeze bagaye bati mbese birakwiriye ko mwibera mu mazu bitabashwa nabwo urusengero rukabuza. Kuva wemeye kuza iyo twayisengeye ahantu habi biratugaye. Hari usanga kugira ngo Imana yacu si Imana nziza si Imana isa neza rero basanga uko yihangana nyine no mwivu tuba ntacyo bitwaye. Mu minsi ishize hari ababonaga abantu bari kuvuga ngo kigiye kiri kugorana
gusaba ngo dushyiraho n'ibi, ngo dushyiraho n'ibi, dushyiraho n'amakaro, ngo dushyiraho n'amapave, ngo dushyiraho n'ubwihe. Noneho ariko ukavuga ati ubundi bwo iyo abatwara tuzi ibyo Imana ishaka bari kwinjira kubidusaba, bari kwinjira kubidusaba, mwasubiza se urumva bari kutubwira iki? Ngo muhagire neza, nimwisengere ahantu heza, mushireho amapave, mushireho imiryango myiza, mushireho inzira abantu banyuramo, mushireho ubwiherero, mushireho ibyango, mushireho ibintu biza n'umuyaga mu rusengero ku buryo abantu batazashuha, mushireho sound proof abantu batazasakurizwa. Mbega negeze njya ahantu mu isengesho, noneho turi kuyasoza, uvuga ko turi gusoza amasengesho hari igihe dusangira ukabyibuka n'intumwa zarabikoraga byo gusabana, gusangira, buriya ni ibinyamwuga. Noneho rero tugiye gusangira bari bateguye icyayi, bazana icyayi ino mu gitanga mu kinyo muri kwakira abantu bari icyayi, bari bagize mu tujerekani tugatubona tumwe twatatu twatanu, bashyiramo noneho bazana ibikombe by'amaplasitike atandukanye, icy'icyatsi, iby'umutuku, iby'umuhondo, amabara yose. Noneho batangiye gusukira abantu, nanjye barakimpa batangiye gusukira abantu. Ngira umupasitori twari turi kumwe wahayoboraga, namubwira ati ko pastor uje iwawe wambwira icyayi ubitandukanye wasukike mu kajerekani. Oya, twambwira icyayi n'iki gikorwa tuhoya. Namubwira ati urumva ko beguse neza ku kigo. Kandi nabonaga abagabo batandukanye bari aho batakimurira muri ibyo bikombe bari iwabo, babyakiriye bari ku kimwe. None se wumva ugera gusiga iwawe hari imikeka myiza, wajya ku rusengero hari imikeka icitse byo mukicara wumva nta kibazo, ukajya gusengera ukajya ku rusengero niho Imana yemera icitse. Ndaje ndatuka pastor ntacyo ndi bumwe, ati kandi ubwira abantu impamvu ntacyo ndi bumwe. Kuki wumva iwawe utabyemera ariko mu rusengero ntacyo bitwaye? Rero ukumva ntacyo bitwaye. Rero reka bashimire ko hano rw'amahano rw'ikubo urebye aho nabisa urusengero ari heza, ariko urebye aho umuco ugana ari cyacu kigana, ni byiza ko mwatekereje hakiri kare kubakira Uwiteka Imana inzu isa neza. Kandi Imana izabashyigikira, Imana izabahumurisha. Kandi ibi ngibi dukwiye kubirenza urusengero, kuko tukibaza ngo none se burya Imana iba ku rusengero gusa? Iba no mu ngo zacu, iba n'aho tugenda, iba n'aho turara. Ntabwo dukwiye kumva ko bya bintu bibi uriya ntiturwanya ibyaha. Mubona icyerekezo cy'itorero guhindura ubuzima bwanyu mu buryo bwuzuye. Uburyo bwuzuye rero si uko bwuzuye umwuka wera gusa, ahubwo ni nako tumenya ngo iyo twawuzuye turara gutaha he, hasa gute. Hada Yesu yavukiye si mu cyago, bose mutekereza ko icyago gisa nabi Yesu akeka. Niba yavukiye mu cyago, iyo ageze iwawe ntabwo agusura n'amatungo yawe, ariko n'utagira n'itungo nyina gabato ushatse kuvuga kuri sinahabona kuko nta n'ikiranga kimwe. Haleluya, haleluya. Icya gatatu, bisaba ubumwe, bisaba gushyigikirana no kuzuzanya. Kuko iyo tugiye kubaka Uwiteka Imana inzu, ntabwo umuntu umwe yakubaka Uwiteka Imana inzu, kuko si inzu y'umuntu, ni inzu y'Uwiteka Imana. Rero Imana itanga impano z'uburyo butari bumwe. Nubona mu bice 22 umurongo wa 15 ubavuga ngo
ufite abakozi benshi cyane, abacukura amabuye bakayabaza, n'abatema ibiti, n'abantu bose, n'abanyabukorikori ku murimo wose, dore izahabu n'ifeza n'imiringa y'ibyuma ntibigira uko bingana, hagomba gukora kandi Uwiteka abane nawe. Ngo kandi Dawidi ategeka n'abatware b'Abisirayeli bose yuko bafasha umuhungu we Sawuli ati, mbese Uwiteka Imana yanyu ntiri kumwe namwe kandi ntibahaye impumuro impande zose, kuko yangamije abaturage bo mu gihugu kandi igihugu kineshe imbere y'Uwiteka n'imbere yanyu. None mushireho umwete wo gushakisha Uwiteka Imana yanyu umutima n'ubugingo. Mbega hano Imana iyo ihagurukije umurimo nk'uyu iba yatanze impano zitandukanye. Ntukamushumba ubenje ye mujye kubara amafaranga mujye mu Kristo yasaba, wowe umushumba arikuhe n'izi impano zikora, kuko Imana yahagurukije impano zitari zimwe. Haleluya. Harimo abacoga amabuye, harimo abakata, harimo abazi gupima, harimo abazi kumenya uko isi ingana. Iyo umushumba yashatse kuba byose agwa muri fondasi, mbega isi imaze mugwa hejuru. Fata ibyanditswe byera ubasengeshe, ubaganirize, ubasure, uha umwanya abayenjeniyeri bakora iby'ubwenjeniyeri, uha umwanya abamenye gushaka amasima bayashake. Mbega aravuga ngo natanze impano zitari zimwe. Bisaba ubumwe rero, bisaba ubufatanye, wese nazana impano ye. Yari yaramubwiye ngo kandi naguhaye abatware ndetse n'abarubanda bose biteguye kugira icyo bakora, mumenye ngo uyu ni umurimo utakorwa n'umuntu umwe. Niyo mpamvu kuko yari yamubwiye ibintu yamubwiye kandi uba tubibabaje, ariko kuba ugiye gushyiraho umuntu uzubaka uhagarara inyubako ukabwira abantu ati yo kandi umuntu bahaye ni umwana umuntu wa gatanu ngo Dawidi aravuga ati, umuhungu wanjye Salomo aracyari muto ntarakomera. Hadi umushumba amaze imyaka ingahe muri paruwasi? Iyo muri paruwasi umwaka umwe n'amezi, aracyari muto. Ntabwo bamugereranya bamushayije, ntabwo bamugereranya n'abakorari yahari amaze imyaka. Niyo mpamvu Dawidi yatangiye ngo gushaka mu bantu bose babanye, ngatanga amatangazo aravuga ngo ndabizi mwebwe ntabwo muziranye na Salomo, ariko ngiye twasigaye munyohereze intererano, ibiti by'imyerezi mufite ndabizi. Haleluya. Timubizane kuko tugiye kubakira Uwiteka inzu ikomeye. Ntabwo ari inzu ya Salomo, ni inzu y'Uwiteka. Noneho rero ngatanga amatangazo mu bihugu byose baziganye ngo mu nshuti ze naravuga ngo mu miruho yanjye hari ibyo nashatse, ariko namwe aravuga ngo hari n'abahanga bo kubaka inzu mufite nabo mubaza. Rero hajya kuba ari hano byari byariyinjira mbere n'iyi ijwi rya Yesu, ijwi rya Yesu hahandi hose mwagiye bakora ubwitange butanga, ntabwo gushobora mubatume bagushayije ahantu hose mwagiye mubuna babandi n'ababikore mubatumeho, mubabwiye umushumba wacu acyari muto n'abazi amaze umwaka ariko tugiye kubaka. Haleluya. Abo batumeho mwe gutekereza kuri mushumba bazi, kuko aracyari muto ntarakomera aha. Niba ahantu mwanyura mushaka ibikenewe mwe gutekereza ko ahazi, arababwira ngo aracyari muto ntarakomera. Ariko rero ati mwebwe mwese mumenye ko inzu igiye kubakwa ni inzu y'Uwiteka. Haleluya. Haleluya. Mumenye ko ari inzu y'Uwiteka. Bisaba ubumwe, bisaba ubufatanye, bisaba ko umuntu wese azana impano ye, azana umusanzu we, azana ubutunzi bwe, azana ibyo ashoboye byose, kubera ko ni inzu y'Uwiteka. Muhamagarane, mubabwire ati tugiye kubaka inzu. Cya gatatu nako icya kane bisaba kubera utuntu duto twacu bwite tukarinda n'ibindi bicanye. Kubera iki? Utuntu duto twacu bwite. Burya ahantu hose bajya gukora umurimo munini haba hari amakuru muri karitsiye, haba
utangiye ngo hari abandi ku ruhande batabishimaga bumvaga abantu bamwe bashaka kumva atari cyo gihe ushobora gusanga umuntu atazi igitekerezo yumva igisenge gikwiye kuzareba ibindi akabona birangije n'iyakereje yanjye niyo ugasanga aracanye mu bantu avuga ngo kiriya gisenge kandi cyamaze kwemezwa ati bakwiyeho imetero imwe niyo ugasanga rero nuko iyo twamaze gutangira umushinga twashyize rero ibifatizo mukwiye kuva mu tuntu duto. Haleluya. Mukwiye kuva mu tuntu duto dutoya mukatureka noneho ngo Nehemiya ngabwira abantu ngo basane bagati barahari batobya barahari atari kuwiteka Imana azakugira neza azatubashisha mukwiye guhagurutsa ijwi rihagarika ibicanenge byose mu rwango iyi ni inzu y'Uwiteka kandi izuzura. Haleluya. Mukwiye guhagarika amajwi ahangaho hari n'andi makuru muri karitsiye yisomye iki gitabo kijya ku ngoma hari amakuru ho yuko barabakibaza impamvu ari Salo. Uburyo Dawidi yisobanuye nayo cyagufasha umwanya ahabwa ati rero ati umuryango wa data Imana yantoranyije ati nanjye nabyaye abahungu benshi ariko ngiye kumva nanjye ngo Imana yambwiye ngo Salo gusa Dawidi urumva uyu Salomo afite abavandimwe bamwe bumva n'agakwiye kubaho kubera iki acyari umwana ikindi yavutse ku mugore we n'ayishoye yewe mubo babonaga hari bafite ibigango ndetse banashatse kuba abantu barabirwanya bafite n'igice cy'Abisirayeli cyabajya inyuma none bagatangira kwibaza ubwoko noneho Dawidi aravuga ati rero nanjye n'Imana yabimbwiye ati rero Imana yabimbwiye nanjye nabishakaga kubyubaka ariko Imana irambuza imbwira kandi Salomo nuko rero amahitamo yanyu nta yandi nayo kureka ibyo byose mugashyikira Salomo. Niyo mpamvu bambaye igiye kuba kasi ya Salomo ni y'Uwiteka. Haleluya. Kuri utuntu dutoya wasanga hari umuntu washatse ubudiyakoni akabura abacyobajwe nuko ataba ubudiyakoni birakumva yaba umudiyakoni yego yamaze gutanga sibijana ko bagiye gushyiraho abadiyakoni arasanga kuri lisite ntibamushyizeho mbega umutima wawe ucyobajwe nuko utabugoye baka ubudiyakoni izigiye kubaka mu nzu y'Uwiteka. Haleluya. Ushobora gusanga inama yakwize ugasanga utuntu dutoya twakwisha abantu gukora ati njyewe ati byari n'icyo batamaye n'inshingano nabonye mu mishinga dufite uyu munsi niyo gushyigikira inzikuzo niyo kuyisengera nutabona amafaranga yo kwitangaho ukivuga neza usaba umugisha wa Kristo. Haleluya. Reka nutabona amafaranga yo gutanga uyu ugenda uvuga neza uyu ugenda yata ujuga ngo inzu nziza were bivuga ngo ati none se ati gakave ni gakoye nyine kave ni ngana niyo washaka rero reka amagambo yose avuga inzu y'Uwiteka nawe uyivuge neza uyibwira abantu neza uyisengere usaba umugisha yubaka uwo mugisha usaba ku nzu y'Uwiteka uzazi wawe. Haleluya. Rero nukwiye gutuntu dutoya nukwiye gutuntu tudafatika kubera ko inzu igiye kubakwa ni inzu yitiriwe Uwiteka ni inzu itari yacu gusa ni inzu izasengerwamo n'abana bacu n'abuzukuruza. Amen. Neza shimwe. Nukumenya ko turi kubaka inzu itari yacu itagabukira kuri bamama gusa nk'ababyeyi mwe iyi nzu uri kubaka nuyireba ntiwigere gusa wereka akana ufite mu mugongo mu rugo k'umwaka uvuge ngo iyi nzu ushobora gusanga wowe uyu munsi atawohayoye ariko kagahungu kawe mu myaka 15 iri imbere aho uzaba umushumba wa hano. Rero yubatse muyibubake nurebe umushumba uri gukusanya amabuye uzaje ariko nurebe umwana wawe uzamenya ko ukeneye gutanga byinshi. Yesu ashimwe. Uko Dawidi yamenye ko nubwo atari kwibaka atari kubwe aravuga ati ngomba gushaka intwererano zose kuko Salomo ntiyazi ati umunsi batwamaye ko icumi yego
ugahita umukwe waje kumusura aje kumusura ariko yansigiye ameze reka uko igiye no kumushinga wacu twese kubera iki turi kubakira n'abana bacu n'abuzukuru birenze sawumo ahubwo nifutse kuza birinde cyane bashaka gusubiza ni ukumenya guhuza urusengero tugiye kubaka tukamenya ko urusengero tugiye kubaka n'inzu ariko dukeneye na Yesu bana natwe ibihe byose Yesu ashimwe kubera ko Yesayi 36 niho yaje kubagenderera ababwira atega icyo nitaho umucyo ufite umutima umenetse ntabwo Imana yanga inzu nziza ariko ntabwo inzu nziza Imana yazisimbuza imitima niyo mpamvu ukiri mugiye kwitaho umushumba mu gihe abantu bazaba bari kuzamura ibyuma nawe ujya wibaza ngo mbese muri iyi mitima hajya mwiki muri iyi mitima n'iki mw'abashumba mu gihe abantu bazaba bari kwikorera amatafari yo kubaka mujye mwiruka kwikorera imitwaro yabo mu basenge kugira ngo bagire ubugingo bwinshi haleluya nibagira ubugingo bwinshi bazakora niho twasomye muri Petero aravuga ngo niba mwayasohoye mukamenya ko mwabagira neza nimumwegere uyu mwami ni Kristo kuko noneho nibagiye bizima ryaje kubaka muri rusengero Yohana 2 wese yitegereje urusengero ngarababwira ngo runo rusengero atigiye ku rusengero bisatuzaba n'ubujuje bajya mu rusengero rw'inzu isanzwe bavuga ariko bavuga ngo muri rusengero agiye kubakishwa umubiri we abatu mu rusengero rero abantu bazajya bamubamo bazajya bamugendana bazajya bamuririmba bataje urwiku bazaba bagiye kure bisange rwa rusengero rwitwa Kristo barurimo niyo mpamvu bicane nahuye n'umusaba y'akazi yaramubwiye ngo igihe kiraje ndetse kirasohoye mugabasenga data haleluya amen bakwiye gusenga mu mwuka no mu kuri yaramubwiye ngo hari ahantu dufite urusengero aramubwiye ngo ntabwo amenye ubundi rwaje ubundi rwaje butari amazu yose n'intoki z'abantu ubundi rusengero rwaje abasenga data by'ukuri bakwiye gusengeramo bari mu mwuka no mu kuri urwo rusengero nta wundi ni Kristo kubera ko urwo rusengero bukora imitwaro y'abantu Yesu ashimwe Petero yarandika aravuga ngo ibyo niyo bikomeze kuvuga ati namwe rero murapfe nk'amabuye mazima kugira ngo bize guturwamo n'umwuka muba batambyi mubishanga byera mubashe kugenda mwamaze ishimwe Imana yabahamagaye abati kandi umenye ko uwizeye ibyo bintu azakorwa n'iso rero mugiye kubaka inyubako nziza izahesha icyubahiro ikindi nshaka kubabwira ngo imitima yacu muhite duharanire insengero zituyemo na Kristo Yesu ashimwe insengero zituyemo na Kristo insengero zikorerwamo n'Imana insengero z'imirimo y'Imana insengero zirimo gutegereza kuza kwa Yesu kuko urusengero Yesu yaje gutangiza uzatubera umuryango uzatugeza mu rundi rusengero rwo mu bwami bwa data ahandi tuzaba ngo duhimbaza Imana iminsi yose amasaha yose iyo twagize urusengero rw'Imana rw'amatafari n'amakaro na sima Yesu adahari ibintu by'inzu gusa ariko imitima yacu yuzuzwa mu Kristo haleluya indwara zizakira indushyi zizaruhuka abavuye bazabyuka abasubira bazagaruka abakene bazumva ubutumwa bwiza ibwema bizaba bafite ubumuga bazakira abafite imitwaro yo mu mutima w'uburyo bwose bazaruhuka kubera iki Yesu yaraje noneho aza aho ubundi rusengero buvuga ngo umuntu wese urushye yemerewe naza haleluya batushe wemerewe naze ugowe naze niyo mpamvu iyo dutunze Yesu n'urusengero twubatse abawugezemo bararuhuka babona naho babona ibyinyo ariko iyo Yesu adahari mu buzima bwacu bihinduka amazu gusa bihinduka nk'induzi nk'intambara gusa ibibazo gusa ahantu atifuza gutinda atifuza kuguma kubera iki utuma dushaka kuhaguma ni Kristo torero ry'Imana bene data bakundwa
turi kumwe uyu munsi wa none ndasoza ndifuriza ko mutunga Kristo mutima. Yesu ashimwe. Mugiye kubaka urusengero, mugiye dutanga sima, dutanga amatafari, dutanga amafaranga, dutanga ubutunzi ngo twubake iyo nzu. Ariko mureke duharanire munsi uyu Yesu Mwuka Wera n'uwo afite ikaramu yandika imirimo dukora kuri iyi nzu. Niyo mpamvu ndabisanga ko hari igitabo bandikaho, ariko mushobora kwandika ntimukase ko ku munsi Yesu yavuze abantu baje bakavuga ngo bose twarabikoze. Yesu ati ntabwo mwebwe mwarabikoze, mwarabikoze twabega ngo urutonde rw'ibintu bakoze uburyo murashaka kuza akaravuga ngo njyewe nataze n'ibisenge ntabwo ari ikibanza. Aha munsi abagabo batatu bagagiye kuba ku rusengero babwira pasiteri rero tuguvuna abantu tubarubaka tubarubaka bayitwara kubaka bagarangiza ari batatu nta muntu ukoze ikindi kintu baje bashinga intebe yabo inyuma, bashinga intebe inyuma ahantu bazajya bicara buri wese bareba baje bashinga intebe yabo kandi noneho imyanzu zose bagafatwa kugira inyuma. Noneho Imana irebye ikababara umunsi umwe haje umuyaga nta n'ibintu byasigaye kuyima. Noneho Imana iza kuvuga ati rero rwa rusengero rwabo rwo bagiye mu nyubakiro rwanjye. Rero Imana ishaka icyubahiro cyane, haleluya, iragishaka. Ntabwo icyo ishaka cyane y'amafaranga uzaza, irashaka bwa mbere umutima wawe, irashaka bwa mbere umutima. Wita umugore wawe ujya gushaka undi mugore maze ujye uzanasima ngo batazakwiga ko iyo byo ntaho yandikwa. Yewe izuba kakarusha hana zayandika, ariko ntabwo aricyo Yesu ashaka kandi arashaka umutima wawe, haleluya, arashaka ubugingo bwawe, kubera ko ubugingo bwawe yabuteguye ahandi heza harenze urusengero kubaka. Mugeje gusenga tugazirimo kubaganya ahubwo muzunguka Wera mubwirane Zaburi n'indirimbo n'irihimbano by'umwuka, muririmba mucuranga umwami wacu mu mitima yawe. Umva ashaka muri wowe mu mutima ko habamo indirimbo, habamo amashimwe, kuvuga umwami, we kuzura ibindi, we kuzura amagambo, we kuzura ubusinzi, we kuzura ubusambanyi buryo butari bumwe, we kuzura inzangano, oya uzura umwuka Wera. Numara kuzura umwuka Wera uzabigenda wumva hari indirimbo, uzabigenda wumva bacuranga sente, wumva ingoma, wumva base, uzabucuruza imboga, uzaba uri kudoda umwenda, ujye wumva indi kuva ngo Yesu yangiriye neza, ujye wumva umwami Yesu ahunda ndamahoro. Ujye wumva indirimbo ivuga ngo muze mwese abakijijwe, ujye wumva irindi jwi rivugira muri wowe. Kubera iki? Uyu Yesu ari mu buzima bwawe. Nubwo wazabutanga urwikubo aho uzajya uri, uzajya wumva imiyoboro y'agakiza yo mu ijuru, uzajya wumva iryo soko ridudubiza mu buzima bwawe. Niyo mpamvu uyu mwanya tugiye gusenga, dusengera ibyifuzo bibiri. Cya mbere tugiye gusenga uburyo bw'umwami Yesu umutima wanjye uhinduka inzu yawe, uhinduka urusengero rwawe, weze utunganye kugira ngo hahinduke ahantu utuye ukorera imirimo. Kandi ukorere gusenge umwami Yesu ngo mubo uzakoresha kubw'iyi nzu nanjye ndimo. Ese abumva barimo n'ibandi, abantu barimo kuzakora kuri iyi nzu n'abandi bashyire hejuru. Umwami Yesu ngo uzakoresha kuri iyi nzu nanjye ndimo. Umwami Yesu ngo nanjye binyuzi wanjye ndabyemeye nzamukorera kuri iyi nzu, nanjye ntabwo nzasigara. Tugiye gusenga Imana, tugiye kuba umwami Yesu imitima yacu iri imbere yawe, uyeze kugira ngo ihinduke inzu utuyemo. Mwami Yesu turi imbere yawe bose. Haleluya. Watanze ubuzima, watanze amaraso yawe, watanze ikiguzi gikomeye ngo turonke kugira ngo natwe duhinduke abatanze ubugari tubishaka byera twabo bose. Twashaka kubaka kuri wowe wende ikomeze kuruka, ukwizera, ukwisunga, ntabwo azakorwa n'isoni, ntabwo azagenda mu mwijima.
ngo utweze weze imitima yacu weze ubugingo bwacu abashumba abaririmbyi basenge abakora ibintu mu buryo butandukanye bavuye hirya no hino ariko twabasengeye ngo imbabazi zawe ubwo duhaguruka duko umurimo wawe tubasenze ngo twuzure umwuka wera ibindi bintu byose abantu buzuye ibindi bintu byose abantu bambaye abambaye umujinya abambaye urwango abambaye agasuzuguro abambaye intege nke ibyabakoze isoni byose n'ibyabatera igisuzuguro mu maso yawe kubwa Kristo Yesu turasenze imbabazi zawe amaraso yawe yongere yoze ubwoko bwawe maze uyu mwanya kuko bagiye guhaguruka bakora umurimo batanga bitanga abazakora imirimo y'ubufundi y'ubuyede abazatanga inama abazatanga ubutunzi abazakora ibikorwa by'inyubako abazatanga icyo ari cyo cyose abazavuga neza iyi nzu turamira ibiganza tubasaba umugisha haleluya ahikenewe byose kandi inzu izamugisha izatume babone izatume bahuza izatume bajya hamwe bashyigikirana bateranira mu bitugu izatume umuntu wese ahishurirwa ko hari ahandi kujya Yesu ushimwe haleluya tugukomeje tugushimira Kristo bwa byose kandi kongera gusaba umugisha utuye kugira ngo mugire neza ni mu izina rya Kristo Yesu Kristo Murakoze amen amen mwese baje tumushimira ubutumwa bwiza bwageze muri umujyi wa Rwamagana uturutse mu mujyi wa Kigali utangizwa n'uwitwaga Pastor Ubugingo wazaga kuvuga ubutumwa bwiza Kigali ariko akajya azagasubirayo niwe wararikaga abashyitsi baturukaga muri Kigali batangiza kodesha mu tubari Pastor Ubugingo yazaga akabwiriza akamara iminsi 3 agasubirayo kugeza aho umwaka wa 1988 itorero ryohereje Pastor Kiza Jean wa mushumba waryo wa mbere umiza ya mbere yatangiriye ahitwa plage mu kabari ka mungo witwa Gonome muhire Marite niho bakodeshaga abakristo bamaze kwiyongera barahimuka bajya hafi ho kwa Gapiga ubundi haruguru ya station essence SP kwa Budeyi bahavuye mu 1988 itorero rimaze kugura ikibanza i rusange niho hubatswe urusengero rwa mbere rwa ADEPR umushumba wa paruwasi tugiye ya Pastor Kiza Yohani nagira ngo musabe havuke azamukibaza Eri ari umushumba wa mbere wayoboye paruwasi ya rusange iyi paruwasi yakwiriye ikorera mu cyicaro cya rusange bakomeza ubutumwa bwiza mu buryo butandukanye itorero rigakura bijyana n'amatorero n'amaparuwase atandukanye harimo n'irya RWIKUBO rikoreramo icyiciro cya paruwase ubu ngubu itorero rya RWIKUBO ryatangiye mu Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 riza kuba paruwase mu 1999 yewe n'umushumba wayo wa mbere
wari Bushayija Jean Bosco icyo gihe nawe yahaguruka akazamura ikiganza. N'abashumba wa mbere bakoze umurimo w'Imana ukomeye muri mu rwego rw'amagana dushimira cyane. Aha rero habaye icyumba cy'ivugabutumwa giherereye Kuraje, Abakristo bagisengeragamo nibo bateruje amafaranga yo kugura ikibanza cya RWIKUBO Jenoside yakorewe Abatutsi. Bari bafite ishyaka ryinshi cyane rituma bashaka ikibanza. Wahoze ari umuvugizi wa ADEPR mu Rwanda Sanzubwimo Joseph yatanze ikigo cya kabiri cy'amafaranga yo kugura ikibazo cya RWIKUBO tariki ya 1994. Batangirira munsi y'igiti cya avoka, nyuma nibwo baje kujya mu matafari bayabumira mu gishanga cya Kariko bivuze ariko Karuhayi. Abakristo ubwabo nibo bayatwikaga bakanayatura bubaka urusengero, ariko ubu turimo uyu munsi barutaje tariki ya 26/12/1999 ariko kurunguru turimo ubona uyu munsi. Uparosi ya RWIKUBO ikaba igizwe n'amatorero 28, hanyuma akaba akorera mu mirenge 5 y'akarere ka Rwamagana ariyo Muhazi, Kigabiro, Munyaga, Gishari ndetse na Munyiginya. Parosi ya RWIKUBO ubu igizwe n'abakristo 10,605 kandi ubutumwa birakomeje ku buryo twizera ko abakristo baziyongera. Witaro rya RWIKUBO byonyine ryo cyatanga urugero rifite abakristo 1,380 n'abakristo kandi batendekeye benshi nyakubahwa umushumba mukuru. Hano tukaba tugira amateraniro abiri, nta iteraniro rimwe hano bashobora gukwirwamo, ari nayo mpamvu yatumye umushinga wo kubaka urusengero runini rugendanye n'igihe. Parosi ya RWIKUBO ifite ibigo by'amashuri bitatu n'umushinga wo gutera inkunga na Compassion International ikorera ku itorero rya Nyarusange. Tuvuga ubutumwa bwiza dushingiye ku nyigisho 3 itorero rya ADEPR rigenderaho, kandi tukagira indangagaciro zituranga. Uko ubutumwa bwiza bwagiye bwaguka byatumye abakristo baba benshi, bituma abakristo bagira icyifuzo cyo kwagura urusengero rugendanye n'igihe. Abakristo b'itorero rya RWIKUBO bariyongereye, batangiye bari munsi y'ijana, ariko bamaze kuba bamaze kurenga 1,380 nabivuze haruguru, ku buryo urusengero tukibasha kurukwirwamo. Ubu tugira amateraniro abiri kandi yose aruzura. Iterambere ry'umujyi wa Rwamagana ririmo kwihuta kandi igishushanyo mbonera cyaravuguruwe. Turashaka kubaka urusengero rugezweho kuko twabiberetse mu mwanya murabibona injeniyeri Neza bitegura. Turashaka rubasha kwakira abakristo benshi kandi bujuje ibisabwa, harimo sound proof, inzira z'abafite ubumuga, ibyumba by'abana na biro zo gukoreramo nziza kandi zigezweho. Mu gusoza nyakubahwa umushumba mukuru, nyakubahwa umushumba w'ururembo wa ADEPR Goma, bashumba b'amaparuwase, bakozi b'Imana mwese turi kuri uyu munsi wa Kristo bavandimwe, ubufatanye ndagira ngo dushimire mumfashe gushimira umushumba mukuru ku bintu bigeze muri bitatu ngiye kuvuga. Mumfashe gukomera Imana amashyi cyane, tugushimire ku bintu bigeze muri bitatu ngiye kuvuga. Icyambere nyakubahwa umushumba mukuru, turabashimira ubufatanye uhora tugaragariza kugira ngo tubashe kubahiriza inshingano zitoroshye zo kuyobora umukumbi w'Imana. Ibyo turabishimira Imana kandi namwe. Icya kabiri, turashimira uburyo mudushyigikiye mu kongera ibyumba by'amashuri y'abana b'incuke mu kigo cya ADEPR, aho bubatse ibyumba 2 byuzuye bitanze $1,932,490 nk'uko twaberetse hariya. Aho tuza twaberetse icya gatatu ni inkunga mwateye kubaka ubwiherero bw'abanyeshuri b'ikigo cyacu kiri ku kigo cy'amashuri ya Ecole Partie des Anges. Twakira inkunga yanyu ingana na $2,223,500. Ubu bwiherero bwaruzuye kandi abana barabukoresha. Nyakubahwa umushumba mukuru wagira ngo abwire ko icyo kigo ni ikigo kiri ku muhanda, kandi kiriya kigo kiri ku muhanda ni iki kirangaha, ni ibigo bitsindisha neza, uburyo twizera ko mudukomeje kudufasha
nibwo byazatanga umusaruro mwiza mu burezi ndetse no mu itorero. Tukaba tuboneyeho kandi no kubagezaho ibyifuzo nsoza ibyifuzo by'uko mukomeza kutuba hafi ndetse no kudusengera. Turabasaba kandi ko bakomeza kudushyigikira kugira ngo inyubako ihenze tuzabashe kuyitaha vuba, kuba mushobora gukura inyubako mubona mwadukingure kuri uyu munsi. Abakristo ba RWIKUBO turifuza ko twayikora vuba vuba hanyuma tukazayitaha. Amafaranga ni uriya mudamu directrice kandi arabishoboye, ayacunga neza cyane. Hanyuma uriya musaza yitwa Apollo, yaza ku kiganza, ni umujyanama kandi rwose ubishoboye. Uriya yitwa Emmanuel, yaza mu kiganza, nawe ni umujyanama. Hanyuma Mushumba Mushayija nawe ni umujyanama, yaza mu kiganza. Hanyuma uyu nawe ni Eric, dukorana n'Uwimana hano, nawe naza mu kiganza. Hanyuma umugire ko wenda jenda twarayibagiwe, hari abandi badamu barimo ariko bari mu mirimo, kugira ngo umusoma mukuru twarabyibagiwe, bari mu mirimo. Kandi abagiraga abantu babashimiye kuva inyubako yatangira. Twakora urugendo shuri Remera, twakora urugendo shuri Kicukiro, twakoreye sejemu, baradutoje baraduhugura ku buryo rwose aba ni abantu bakora neza kandi batagira parapara. N'abakristo bacu hano babikoranye inama. Hanyuma abayobozi b'amatorero n'abakristo bose, iki ni igikorwa cya paruwasi yose, ntabwo ari itorero rya RWIKUBO gusa, kandi twabikoreye inama tubyumvikanaho. Tukaba twizera rero ko umusaruro wabyo uzagenda neza. Hatize isura mu myanya yabo, hanyuma binjiriye mu mwanya, noneho akomeze asobanure amakuru y'inyubako neza. Imana umugisha. Akoze kumva nk'uko abayobozi bakomeje kubikomozaho bose bafashe amajambo. Uyu ni umushinga nk'uko mubibona, ngiye kubaniraho muri make ko ntabwo turi butinde. Nk'uko mubibona paje ya mbere mu mushinga urusengero bijyanye n'igihe nk'uko bazabivuga, ruzaba rugeretse etaje. Ntabwo ari za nsengero busanzwe ufite aho wicara hamwe, tuba dufite n'abatwicara hejuru, ariko dukurikirana ibiba, ariko hari abari hasi n'abari hejuru. Bigaragara ko mbere twari dufite urusengero rushobora kwakira abantu 600, ariko ubu ngubu turimo gutegura muri uyu mushinga rushobora kwakira abantu bagera mu 2000. Bisa nkaho mu ntangiriro ubuyobozi nk'uko bazabivuga, ubuyobozi bwa ADEPR mu Rwanda rwa Ngoma, paruwasi ya RWIKUBO, bicaye bari basanga urusengero twasengeragamo tugomba kubaka urusengero rushyashya rugendanye n'igihe, rugendanye n'iterambere ry'umujyi wa Rwamagana. Kandi bifuza uburyo urusengero rwazaba ari urusengero rumeze neza kandi rushobora kwakira abantu batandukanye. Amakuru y'ibanze yo kuri uru rusengero y'uwo mushinga dufite, umushinga uzamara igihe gihwanye n'umwaka 1 n'igice. Aho ingengo y'imari izava ni abakristo, ni urusengero rwacu, twe tugomba kurugiramo uruhare bwa mbere. Hanyuma hashobora kuboneka n'agaterankunga, ntabwo twarimita, buri wese ufite ubwitange yadutera inkunga tukabafasha kugera ku ntego wacu. Ingengo y'imari ni ariya mafaranga yose $383,882 n'amafaranga 23. Ubu ngubu tuvuga aho tugeze ubu ngubu tumaze gukoresha ibikorwa bivanye na $24,550 amafaranga y'u Rwanda. Aha tugeze ni ku nshamake y'agaciro k'umushinga. Uko inzu zisanzwe zimeze zindi, ariko iyi ngiyo irimo ibyiciro. Hari inzu dufite yo mu gice cyo hasi, twavuga ko ari kambi cyangwa underground floor, izaba ihwanye n'aya mafaranga $1,979,975. Ku nzu yo hejuru ni inzu urusengero aho tuzatwicara hejuru,
izabonye nariya igitero cyayo cyose cy'urusengero mushamake nariya kuko nari navuze hariho ibice by'ingenzi bizaba bigize ku rusengero. Igice cya mbere ni ikigizwe n'inzu yo mu butaka ariyo gahunda cyangwa se kave bitewe n'umuntu ukoresheje. Izaba igizwe n'ibyumba bine harimo aho abana bazajya bigira, ibyumba by'inama bitewe n'ukuntu bizaba byapanzwe. Hanyuma ikindi gice ni igice kigizwe n'inzu yo hasi ariho hasa nk'aho tuzaba turi mu rusengero na biro zaba ziherereye kuri uruhande ari urusengero. Ikindi gice cya gatatu ni first floor cyo hejuru kizaba kiri kuri etaje, ahantu bazakurikirana bari hejuru kuri etaje. Ingero zabo urusengero rungana rwose ni metero 38 n'ibice 4 kuri metero 27. Ubwo ni ubugari n'ubunini. Hakurikiyeho icyiciro cy'imbata z'urusengero. Imbata ni amapura cyangwa se ibishushanyo byo hasi. Inzu yo mu butaka izaba ifite forme imeze gutya, ariyo mu butaka cyangwa se iyo hasi kave cyangwa se underground floor izaba imeze gutya. Nubwo wenda hano hakanyuzemo icyumba kimwe niko programme imeze, ariko harimo ibindi byumba ku buryo ngira ngo hari amahoro tukodesha ari wenda ifatizo. Inzu yo hejuru ariyo nta turi izaba imeze gutya. Aha ni podium y'abashumba n'abayobozi, ariya ni amabiro n'amasitoke n'ibindi. Ahangaha ni hasi, aha ni amasikariye y'abanyanzu yo hejuru, aha ni interest cyangwa se hejuru y'iki aho abantu binjirira ku muryango rusange. Iyi ni imbata yo hejuru. Hano hari pariko cyangwa se ya dari abantu bazaba bariho esikariye ku buryo abantu bose bazaba babasha kureba imbere. Uzaba ahangaha uyu ntazakingiriza, uzaba ahangaha n'uzaba ntazakingiriza uri ahangaha, bose barimo bakurikirana ibibera mu rusengero. N'aha ni uko hariya ni hejuru, naho ni hejuru ya za biro, aho podium izaba iri hejuru ku buryo abantu bose bakurikirana nta kibazo. Ubu hakurikiyeho ibishushanyo mbonera bigaragaza uko urusengero ruzaba rumeze rurangiye. Ahangaha ni hepfo hari hazaba hari parking, ariko haherereye ku ruhande rwa ya kave twahoze tuvuga hazaba hari parking. Ubwo inzira izaba ijyaho ku ruhande hari akarampe hano iraboneka, niho bazajya bajya parikinga. Ni agace kepfo urebeye hepfo. Aha ni navuga ko ari nk'ahari uhagaze kuri iriya nzu, ni nko mu rubavu. Urabona parking hirya, urabona ya rampe izajya bamanuka bajya gupakinga, n'umuryango wo kwinjira mu muryango rusange niwo uyirebeye hano ni kwibona. Aha noneho rero ni ku muryango rusange hariya ku irembo, hagaragara neza ko umuryango umeze, niko uyirebeye hano kwibona. Aha ni Isaïe igaragaza ko mu muhanda, uri mu muhanda hariya ni gate iragaragara. Aha hose hagaragara ko ari ahandi hasa nk'aho abiherereye, ni uko naho ubwire bizaba bimeze. Ibyo byose rero ibyiringiro dufite hamwe no kwizera Imana yacu bizadushoboza kugera ku ntego twiyemeje, kandi twizeye ko bizashoboka. Imana ikomeze ibahe umugisha. Bemeze maze kubona itorero aho ryavuye ntabwo bise nta makuru. Numvise ko ryatangiriye rero. Reka twongere duhereze Yesu icyubahiro. Nubwo itangira ryari rito, ariko Imana ikomeze umugisha kuko bw'Imana. Mari ikomeze bashyigikire. Umuhati wacu wanyu usuhuza gutaha. Nyakubahwa mukuru kugira ngo noneho muze tugezeho ahantu tugiye byinshi, kuko ibyo nari kubabwira byinshi
gusorezaho nicyo kubashimira bajya kuva mwese cyubahiro cyawe buri wese uri hano bashimire n'itorero ubuyobozi bashimira cyane iki gikorwa muri gukora kandi duhereye ku mateka y'itangira ryo kubaka ndetse n'umurimo w'Imana ivugabutumwa guhera ku batangije umurimo haba ari umushumba Kizaja bamushimira cyane bafatanije ari umushumba Bushayija n'abandi bose bafatanije mu minsi ishize twagiranye umwanya wo kuganira n'abandi mu bamisiyoneri bari bakora umurimo w'Imana mu Rwanda abizi ko itorero ryacu ryatangiye muri 40 haje abamisiyoneri barenga 100 mu Rwanda bamwe baratashye ab'imiryango yabo tukiganira yewe turi no gutegura uburyo tuzahura nabo tubashimire kuko gutangira ku Kristo umwe ahantu hamwe uyu munsi tukaba dufite amatorero arenga 3 mu gihugu dufite abakristo mubona namwe munsi ni icyerekana ko uyu murimo ntabwo watangijwe n'imbaraga z'abantu watangijwe n'imbaraga z'Umwuka Wera hari igihe kimwe abantu bamaze atari ko ADEPR n'iki kugira bituma rero mwagize ibibazo gukomera ntabwo ati ikintu cya mbere kugira gikomeye n'Umwuka Wera abahari buri gihe abahari abakomeye abari gukora akora mu byiciro bitandukanye rero turashaka kubashimira ariko tunashimira Imana nyiri umurimo yatangije uyu murimo abo yagiye gukoresha mu bitandukanye bose turashaka kubashimira kandi tunashima umurimo wakozwe kandi twongeye tunashimire abayobozi abakristo bo mu itorero rya RWIKUBO abasengyi RWIKUBO irishurirwa imishinga gutangira kubikora ndabizi ko ni umushinga w'umaze imyaka hari abagize iyerekwa hari abari batanga ibitekerezo kugira ngo kino gishushanyo kigerweho hari n'ibindi byagiye biza mu buryo butandukanye ariko ndashimira Imana ko icyo ari igihe Imana nabwo yashyizeho kugira ngo dutangire twubake rero ndashaka kubashimira ko mwumviye ijwi ry'Imana bityo rero tubashimira abagize komite y'inyubako ari perezida Bwawe nabo twavuganye gato ari ba enjeniyeri impano zose ziri hano ari abamaze kugira ubwitange batanga kugira ngo ibikorwa bikorwe abantu bose bari hano batumye iyi nyubako igera igeze umunsi wa none tubashaka kubashimira kandi icyo tubashimira si uko mwubaka gusa ahubwo ni uko mwubaka mukora ibikorwa byose mukora ivugabutumwa musenga dufite imibare y'abakizwa mutanga amaturo n'icyacu ibyo byose tukabibona mwubaka amashuri uyu munsi wa none hari ibyumba by'amashuri twatashye rero tubashaka kubashimira ko mukomeje kwaguka mu buryo bwuzuye kandi Imana yacu rero n'ingari izakomeza kubashyigikira izakomeza kubaha umugisha mu gihugu hose hari inyubako z'insengero zigezweho ubu hari insengero zigezweho z'amayetaje nziza zigeze muri 493 mu gihugu uyongere ubundi muzo tugiye gukurikira uko ziri kubakwa iminsi ishize twari turi gutangiza urwa Kacyiru nabwo n'ubundi bunini aho bageze kure baratangiye nabwo n'urusengero bunini by'abantu hafi 5 n'izindi ziri kubakwa hirya no hino ariko hakaba n'izindi ziri gusanwa ngo zijyane n'igihe zirenga 900 mu gihugu hose rero ibyo ni ibyerekana ububyutse imirimo abakristo bari gukora kandi burya abakristo bari gukora njyewe bazi ko bari gutanga umushinga no gukira buriya nk'uko nabibabwiye mu minsi mike muzasanga hari ibintu mutari muzi hano Imana yaza hari n'abantu yimura bakaza kwatura kugira ngo babashyigikire guhara abantu bagiye kwimukira ino Imana ibazanye niba hari impano badafite Imana igiye kuziza niba hari amafaranga badafite Imana igiye kuyaza kandi namwe ibyo mukora byose
ndakomeza kubasabira ntuka kugira ngo bazabikore aho kugira ngo nanjye nzakoreshe nzabikora. Rero ndashaka kubashimira mu izina ry'ubuyobozi bw'itorero, kandi ikindi mbabwira ko tubashyigikiye haba mu bikorwa by'ivugabutumwa murimo, turabakunda turabasengera, kandi uko dushoboye kose nk'uko turi gushyigikira insengero ziri mu nyubako, namwe tuzabashyigikira. Hari igihe ujya hano ugasanga nikoreye igiti kinini, ndabizi igiti mwikoreye hano ni kinini, ujya hano ugasanga nikoreye igiti kinini, ukababwira ati rero hagiye muza mugakobwa ati mukomeze muragiranye. Rero ndashaka kuvuga ko tuzajya tubakomeza kugerageza mu minsi mike iri imbere, tuzabohereza sima zo kubafasha mu byo muri gukora hano. Tuzagera niba muri minsi iri imbere mbere y'uko umwaka tuwusoza, twabohereza sima 200. Ariko ni ukubabwira ko tubashyigikiye, kandi Imana yabashyigikiye, turi kumwe. Uyu ni umurimo w'Imana, uyu ni umurimo wa Kristo, kandi ibyo dukora byose Imana izaduha umugisha. Ntabwo mwashobora kuvuga ko ngiye wari ntacyo twagiye kurya. Imana igendana n'abagenda, ikicara n'abicaye, ikaryamana n'abaryamye. Muri bo abantu batangiye umushinga w'600 bari kuwukora, n'ukibaza impamvu nta sima tubagura. Mbese twagura w'Imana igendana n'abagenda, ikicara n'abicaye, ikaryamana n'abaryamye, igasinzira n'abasinzira. Rero amashimwe ko mwahisemo kugenda. Kuko mwahisemo kugenda, rero Imana nayo yaje mu mujyana. Yaje mu mujyana, kandi mugatekereze bitoya. Ubuyobozi bw'inyubako ntimugatekereze mwiyorohereza mu kugira ngo dushake twabake twuzura muri uyu mwaka, muri uku kwezi. Oya, mujye mwibuka ko ari inzu izitirirwa izina ry'Uwiteka Imana. Ibyo mudatunze iwanyu Imana irabitunze, ibyo mutagira iwanyu Imana irabitunze, ibyo mudashoboye Imana irabitunze, ibyo mutarageraho ijuru ryabigezeho. Rero ndabatera umwete mujuma mukuru, mbashimira mbashima, bavuga ko tubashyigikiye, ariko nanababwira ngo umunsi ku wundi buriya igituma inzu nk'izi zituzura ni ukugira umunsi musubika gukora. Mbega muzaharanire ko nta munsi mwakoze inama yo gusubika. Mugakora inama yo gusubika, mujye mukora inama, niba uzanasanga uwo munsi nta bushobozi bwo kubaka igihe, mujye mubanguka tujye guhabura ibyo. Mbega muzakore ku buryo nta munsi hazaba abantu bari gukora. Muzabiharanire, kubera ko Imana igendana n'abagenda, kandi abakora Imana irabimusha ku byo bakora n'ibyo bageza gukora. Ariko gusoza, ndanababwira ko mu gusoza umwaka twifuza ko dusoza turi mu bubyutse. Twifuza ko dusoza umwaka turi mu bubyutse, kandi ububyutse buzaba no kwikorera, buzaba no gusenga, buzaba n'ibiterane, no kumva ijambo ry'Imana, no guhurira hamwe, bizana n'urukundo, bizana no gufasha abakene muri twebwe, bizana no guhurira hamwe, bizana no gusengera no kwatura ibyiza. Uko watura ibyiza kuri bene so nawe uzabibona. Turabifuriza rero ko bashumba b'amaparuwasi muri hano, abayobozi b'amatorero muri hano, bashumba mushyire n'ingamba zo gufasha itorero ko dusoza uyu mwaka, tukazatangira n'umwaka utaha turi mu bubyutse. Buriya icyo itorero gikeneye umunsi ku wundi ni umuriro wa Pentekote ko wawe. Ibindi ingorane twahura nazo mu miryango, mu itorero, ntabwo zabura. Ariko igihe cyose turi mu mwuka, turi mu bubyutse, Umwami Yesu azadutera gukomera ndetse no gukomeza tuzagereyo amahoro. Ndashaka kongera gusoza bashimira, mbasabira umugisha, kandi ndavuga ko mu gihe kitari kera muzabona tuje kwitaho. Rero
ruswa n'uko tubikora. Yesu aho umugisha ushobora we bakabashimire ushumba paruwase bashumba paruwase mwese muri hano kandi munyemerere bari ntashyo aho muzaterana ejo muzadusuhubiza abakristo bose mubabwire ngo ijuru rishimye kandi tukabakunda tubasengera tubifuriza ibyiza. Nasoreza kuri uri Zaburi ni Zaburi ya 26 umurongo wa 8 wavuga ngo Uwiteka nkunda ubuturo ari bwo nzu yawe n'ahantu ubwiza bwawe kuba. Amen. Ndabifuza gukunda inzu y'Imana. Banya ko wa mu inzego z'umutekano kubashimiye cyane n'abayobozi mu nzego zindi twabanye twabashimiye cyane. Iki gikorwa kigiye gukorwa hano si icy'umuntu umwe si icy'abakristo b'ADEPR gusa kuko nyiracyo n'Imana kandi Imana niyo Mana yacu niyo dutegereje. Rero ahangaha mu nzu y'Imana aho bwiza bwayo ndabifuriza ko uko muzakomeza kubaka mujye mugira ubwiza bwayo bwinshi. Rero uko muzakomeza kubaka ubwiza bw'Imana amavuta y'Imana uko muzaba muzamura inzu bijye bizamuka uko muzajya muzana ibikoresho hirya no hino mubihuza ubumwe bwanyu bujye bugwira uko inzu zagira ubwiza bwanyu abantu ba Kristo mu ngo zanyu mu bana banyu bijye bigwira kubera ko mu nzu y'Imana ubwiza bwayo kandi mujye mugira amatsiko yo kuza kuyisura n'abantu baturutse ku matorero atari hano nuzagera ko waje guhamagara cyangwa uva mu rugo uvuga ko kajya gusura yanzu uhaze ndabizi ko uzahakandagira uzahaseruka azabona umugisha. Mwabakiyakoni mwe mwabashumba mwe mwabakristo mwe nuzantaje mu mirimo ujye bikora nimugoroba mu gitondo uvuge ariko bikajye gusura yanzu ya data nuyisura Yesu azabona ko usuri kandi kazasura nawe iwawe. Yesu aho umugisha munyemereye basoreza hano niba nta bindi basaba umugisha. Reka dushimire nyakubahwa umushumba mukuru ijambo ryiza maze kugezaho kandi koko nyuma y'ijambo ry'umukuru nta kindi kiba gikwiye kujyaho ariko nyakubahwa umushumba ntabwo twabura kongera kubashimira n'ukuri. Imitima yacu irishimye mu buryo bukomeye. Uru rusengero rwa RWIKUBO ni rumwe mu nsengero zigera kuri 30 turimo twubaka muri uyu mwaka kandi turacyakomeje harimo n'izivugururwa kugira ngo nyine zijyanye n'igihe ko nyinshi bigaragara ko nyine zikuze kandi nanone igihe kiragenda kidusatira ku buryo tugomba kuba insengero zigezweho. Rero kugira ngo mwaherukaga mu rurembo rwacu muje muri gutangiza inyubako inyubako y'icyicaro y'urusengero rw'icyicaro cy'ururembo. Nyakubahwa umushumba mukuru nagira ngo bagezeho ubutumwa bwa Kristo Dutere rya Burimba by'umwihariko abashimire umunsi mwahazaga mwaje kubategeza iki gikorwa ubu rero bageze kure. Ubu ngubu fondasiyo yararangiye Longrini yararangiye tugiye kuzamura inkingi bityo turabashimira kandi ya nkunga yo kutubwira ngo turi kumwe yatugezeho kandi yarakoze. Niyo twafatiyeho turakomeje tugeze kuri gahunda buri cyiciro cyose tugenda tugira izina. Ubwo twari muri fondasiyo tugeze muri iki cyiciro cyo twise inkingi yanjye. Umuntu akagenda akavuga ati inkingi ni yanjye atazagira ukoraho akazayizamura akageza hejuru ngo nuko nyine nuko bakoze dukora kandi na hano nuko nguko barimo bakora. Rero turabashimira nanone ko mu by'ukuri muri amatorero ibihumbi 3 kuba mu by'ukuri mwongeye kuza kongera kudutera kuraje sinzi ba Kristo ndagira bamufashe neza kongera gushimira bishuka. Rero kubera ko nyine twahisemo icyo mwaduhaye guhitamo cyo kugenda n'ubundi ejo cyangwa ejo bundi tuzongera
tuzongera kubabona mwaje rero kuza kudushyigikira niko umwana agara ku mubyeyi ariko si tubakondosa ahubwo kugira ngo nyine ubundi dukomeze gufatanya ibi bikorwa ariko cyane cyane dushimira abo bakristo baba bakoze bafata ubutunzi bwabo bakaza kubwubahisha umwana nagira gusa abateraniye hano mwese ni ukuri dushimira itorero rya RWIKUBO ariko cyane cyane birumvikana ubwo ni itorero rya RWIKUBO kuko niyo yifashe aharebereye ariko na paruwasi yose by'umwihariko sibyo kudushimira n'abaje n'amatorero abakristo baturutse muri aya matorero yegereye hano baturutse mu matorero hirya nabo twabwiye ko baje ndetse nshimira n'abashumba b'aya maparuwasi kuko abashumba bakuru dukorera mu bufatanye ariko iki cyaro cy'ururembo amaparuwasi yose agenda akoraho na hano kandi hose tugenda twegeranya izo mbaraga kugira ngo nyine tuzamurane mbese muri bagabo hanyuma cyane mwavuze tukagira gute tukageza ku gikorwa nagira ngo rero dushimire abakristo b'iparuwase ya RWIKUBO mufashe tubashimire by'umwihariko itorero rya RWIKUBO tubakugana amashyi hanyuma iteraniro mwese tubasabye Uwiteka wakoresha kandi abarinde Uwiteka wabubikishirize mu maso neza abagire neza kandi Uwiteka ajya abahereza kugira ngo abahe amahoro kandi mwebwe ubwanyu umwuka umubiri n'ubugingo bikomeze birindwe kugira ngo bitazabura umugayo uvuma wacu Yesu Kristo azaza. Imana yaduhamagaye ni Imana yo kwizerwa, Imana yatangije uyu murimo aha hantu imyaka yose ishize ko umurimo wagiye waguka, ni Imana yo kwizerwa kandi ni nayo izababashisha gukora uyu murimo mwiza. Mukomeze mwiyungemo umwete n'imbaraga, mukomeze mushyigikirane kandi Uwiteka azahire imirimo y'intoki zanyu, azahire ibyo mukora, azahire ibyo mugambirira, azahire inama mujya umunsi ku wundi ku bw'izina ryayo, ku bw'icyubahiro cyayo no ku bw'umurimo wayo. Ajya abashyigikira kugira ngo icyo muzagerageza gukora cyose muzunguke, abazagira ahantu, abazabasaba umugisha, abazarambura ibiganza bose kuri iyi nyubako bazabone umugisha. Kandi niba hari ibibazo byari biri hano byaba mu ngo byaba mu miryango yacu, kubw'uyu murimo turatura ubumwe, turatura urukundo, turatura imbaraga, turatura ubuzima, turatura ububyutse, turatura umunezero. Kandi uwaba yararwaye indwara iyo ari yo yose uyu munsi tumwatiyeho gukira, uwaba yararembye mu bugingo uyu munsi tumwatiyeho ububyutse kugira ngo agire imbaraga zo gukora imirimo azaherwa ingororano tugeze no mu bwami bwa Data. Dusoza uyu mwanya kandi turasabye ngo ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no gukomeza gufashwa n'Umwuka Wera ibyo bikomeze bibane natwe twese ubu none ndetse n'iteka ryose. Amen. Zaburi ya mbere.